Juno arimo arakora neza kandi mu buryo akora mubona ko bitanga icyizere ko bitazahagarara barabizi muri iki gihugu nta muperform ubamo muri iki gihugu wandusha nta muntu undusha stage hano habaye igihe kirekire cyo kubuzengurutswe n'abantu bagukunda ahantu hose abantu bakwereka urukundo kabisa sometimes noneho nyuma yaho nibwo hatangiye kuzamo ama snacks nyine urumva nabikubwira mbihagazeho nta ndirimbo irakorwa hano iruta tukabyina umuhanzi yagiye yaguze collabo urumva ukagenda muri Tanzania ukagura collabo ukajya Uganda ukagura collabo kandi ntago bakunda umuntu babwiza ukuri icyo gihe bafataga abahanzi bagafata nk'amajipe nkangaye muri muhanzi mu modoka y'umuhanzi mu modoka mugakurikirana mukazenguruka nk'umujyi wa Kigali ni nayo mpamvu uyu munsi mbona mu bitaramo bikomeye nukubera iki hari abantu bashaka kunshyingura mpari hari n'intambara nyinshi twarwanye kugira ngo ibintu bimwe na bimwe bihinduke muri iyi game abantu bacyumve neza sino kuzirikana akazi nakoze ahubwo bizeye ko ibyo bagushaka ibyo banshakaho ndi bubitange uri buzukana bikora neza ntabwo ari impuhwe ntabwo ari impuhwe nuko wabizeye ko niduhamagara coga niwe muntu ushobora kubaninga stage mu buryo ikaze nanone wowe udukurikiye tugarutse mu kiganiro The Other Side Show mudusanga kuri The Main TV niho YouTube yacu ibiri imbuga nkoranyambaga zitandukanye twitwa The Main TV ikiganiro cyo ni The Other Side banyita TY Cobra uyu munsi urabona ko ibintu byagiye bisa nk'ibihindukamo ariko ibintu ni fresh byatari turacyari babandi banyita TY Cobra uyu munsi ngufite iki muri The Other Side Show muri The Other Side Show uyu munsi ibintu ni special byatari ntago ari musanzwe umenyere ko nakuzaniye umuntu cyamamare byatari the legendary umuntu wakoze ibintu bitandukanye byinshi bitangaje muri industry mu Kinyarwanda uyu munsi uyu mugabo nkuzaniye yakoze ibintu bitandukanye kuko nari maze kumukubwira uno mugabo yakoze ama hit kuva kuri generation zo muri za 2 kuzamuka ukaza ugeza n'uyu munsi aracyakoma kuko yagiye akora ibintu bitandukanye bamwita Rafiki Choga style Yeah man ikaze muri The Other Side Show umeze fresh ni neza naribi ndishimye kugera muri izi vibe alright batwita The Other Side Show tugenda dufata ibintu biri inyuma y'amarido tubigarura tubikura amarido duhumura abana amaso nyine tubereka ibyo bahishwe tubagererayo nyine nkuko batigereyo niyo mpamvu twakuzanye uyu munsi ugiye kudusubiza mu gihe cya kera taking us back kubasubiza to the other side right to the other side of the stories twagiye tubona zitandukanye bayita TY Cobra uyu munsi nakuzaniye Rafiki Choga style Rafiki umeze fresh ni fresh cyane turashima ja ni neza naribi ebane kabisa hari abantu bavuga ko wazimiye abo ngabo urabareka bakavuga kubera ko akenshi abantu bavuga ibintu bitewe na mission cyangwa se hari n'ibintu bijya bibaho hano bimeze nka propaganda urumva iyo ni imvugo y'abantu navuga ko bagifite ikintu kimeze nk'ubujiji kutamenya umuziki icyari cyo urumva kutamenya umuhanzi icyari cyo ukubyumva sometimes no gukurikirana ibintu abantu barimo kwamamaza cyane kubera ko nge numva ko ibyo bintu ni propaganda y'abantu bakora bashaka nko kumvikanisha ko uwo muhanzi niyo wamuha kuririmba n'indirimbo ye yaririmbye kera atashobora kuyiririmba byumva ni ibintu mbona mu mutima mubi kandi igihe cyose umuntu agerageje kuvuga icyo kintu mpita numva ko kitaba yari ikintu cy'ubujiji ni umuntu uri muri propaganda ziwe kubera ko ibihangano twakoze ubutumwa burimo n'uyu munsi bufite akamaro for sure byumva ibihangano twakoze n'uyu munsi biracyashimisha abantu kubyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi urabyumva rero ntushobora kuvuga ngo uwo muntu yarazimye kandi music ye ubuse wavuga ngo Bob Marley yarazimye of course not kubera ko music ntipfa wamugani urumva music irahari ubutumwa bwiwe burahari nubwo utamubona physical ariko murahorana umunsi ku wundi akugira inama urumva ubyina indirimbo ziwe wumva ubutumwa bwiwe urukubyumva ni umuntu uzahoraho igihe cyose urukubyumva unarebye neza n'indirimbo yabaye niyo ndirimbo yabaye indirimbo nziza y'ikinyejana cyashize ibaza imyaka ijana yose muri iyo myaka ijana Bob Marley yabayeho imyaka ndumva yaritabye Imana ari mu myaka 30 n'ingahe urukubyumva yarakiri mutoya ariko indirimbo ye ibona igihembo cyo kuba ariyo nziza mu myaka ijana yose bekize hamwe nuko n'abaririmbo nyinshi zose I know that byumva indirimbo nemeza ko n'igikenyejana twinjiyemo ari indirimbo izagira agaciro kurusha nyinshi ishobora no kuzongera ikabiyambere so rero nta gushobora kujyara ngo uvuge ngo uriya muntu ngo yarazimye kandi ubutumwa bw'ubwumva buri munsi
munsi. Bivuze ngo ntago wemeranya n'abantu bavuga ko baba warazimye kuko nubundi uracyahari n'indirimbo zawe ni hit kandi aho zagiye. Impamvu sinurukundo abantu babivugana. Urukundo abantu babivugana kubera ko ari urukundo abantu babivugana basaba umuhanzi bavuga ati ko tugukunda tugukumbuye wahatubaye bari ukaduha karirimbo kandi kubyumva. Ariko wowe ugiye haranguriya yarazimye no kuvuga ngo nta nijwi ryo no kuvuga agifite nta kuka mbese ukubyumva umuhaye n'indirimbo y'igitero cya mbere ajya kurangiza umwuka washize icyo kintu bawumva bashatse kumvikanisha. Nta rukundo babivugana. Rafiki wakoze amahit menshi byatari wakoze za bwongo za fo ukoza za tukabyina Miss Jojo uri mu bahanzi nkuko navuze ntangira kino kiganiro bakoranye na generation twavuga hafi ya zose z'umuziki mu Rwanda ko kuva kuri ba Miss Jojo ubu batakibarizwa muri music normal ukaza ukagera kuri Rodman n'abanyakwigendera J Paul mugakora n'amahit nka bwongo za fo kugeza n'aba ba Betray bejo bundi twavuga bari muri upcoming generation no tuvuga ngo ni new generation nabo muracyakorana. Ubundi Rafiki ibi bintu bigenza gute ubikora gute kugira ngo ukomeze ukore mpaka non stop? Nta bundi buryo mbikoramo uko uyu muziki ngukora nk'umuhamagaro. Mission. Nayo mpamvu abantu bavuga nka bikira kibazo wahereyeho ngiye ni igisubizo njya mbasubiza nuko ngiye uyu muziki ngurimo nka mission y'Imana. Kandi ntabwo nzakwepa kubyumva. Igihe cyose Imana ikimpaye ubuzima ikimpaye umwuka wo kuba nagira icyo mbwira abantu anytime nzangira inspiration y'ubutumwa buvuye ku Mana ngomba kubwira abantu indirimbo bazajya bayumva. So ndi kuri mission ndacyayiriho. Abavuga ibyabo bajye bavuga ibyabo nzi ko ushobora aho wajya hose music zanjye wazihasanga. Rafiki wakoze amahit menshi byatari wakoze amahit menshi cyane none no mu bihe byakira tugarutse inyuma gatoya hari ukuntu abahanzi babagaturutse hanze mu Rwanda baza bashaka Rafiki wamanagize gukorana na Jose Chameleone ngira mwarakoranye niba ntibeshye wakoranye na Professor J abantu bari bagezweho mu karere byatari ku buryo n'uyu munsi mu Rwanda ntekereza ko kugira ngo bigondera abo bantu cyangwa bagezweho bafite hit nk'iyo bari bafite icyo gihe biragoye byatari. Muri kiriya gihe Rafiki dusubiza inyuma gato tubwire ukuntu byabaga bimeze kuko uyu munsi turabona umuntu arifata wenda akageza Tanzania akaba yagura na collab ariko hari abo twagiye tubona no bakwisangira mu Rwanda Rafiki kuko icyo gihe warugezweho byatari kiragiye wabigenzaga gute Rafiki kuko uyu munsi biratandukanye nk'ibya kiragiye wari ufite hit ya Danje. Navuga ko nkuko nabivuze ndi umuntu uri kuri mission. Nta nubwo njyangira ikintu cyo kwigura buriya kwigura ku muntu ngo wenda ngo we wampa collab cyangwa we wagira gute ikinshishikaza ngewe nuko kwemeza mu kazi byumva kuko ntanze nk'urugero nka Chameleone ngewe nari muzi nanamwigiraho ibintu byinshi kuko yatangiye music imbere yanjye kandi akora afro dancehall nk'iyo nanjye nifuzaga gukora urumva. So nkavuga ati uyu muntu ndifuza kuzamubona urikubyumva. Ariko ikintu cyanyoroheye nuko Chameleone ahantu yambonye bwa mbere yambonye Jamaica kubyumva ko nahageze nyuma ye gato yanasanze hamaze iminsi 2 nabasanze bari gukina kuri beach ariko urumva yarebaga no kuri affiche y'igitaramo urumva uraza kuyishyiraho hano mu kiganiro barayibona badukurikiye babirebe byose nibi ngibi. Iyi affiche ni igitaramo cyari kirimo Morgan Heritage Young Jock. Morgan Heritage n'aba star byataye cyane wari ubwo ngubwo urumva Young Jock niwe wari umurapa wa mbere muri Amerika icyo gihe ko yarimo kuzana crank urumva izi ba UTP bahise bazigira mu Rwanda ko arizo bakora n'ubundi UTP soldiers. So kujya kubona akabona muri Afrika yose ko yari Afro Caribbean Festival abahanzi baturutse muri Afrika ni babiri ni ngewe nawe urukubyumva byonyine kureba kuri affiche yari ikanze heravuza tu uninde uturutse mu Rwanda ko nzi ko mu Rwanda nta n'umuziki uhari ko yazaga hana kadomina urumva. Ubwo tugiye no mu gitaramo ndaderivaringa fresh kubyumva no muri ibyo bitaramo aho ngaho twavuye Jamaica tujya hano bita Saint Martin ikirwa cy'Abahorandi n'Abafaransa. Mu ba artist bari bahari ndi muri bake bashoboye gukora interview kuri radio z'igifaransa n'iz'icyongereza kuko sinavuga ngo muri izo ndimi ndi mwiza ariko muri izo ndimi numva ko ndi ku rwego rwo kuba natambutsa message urabyumva. For sure kabisa. So urumva ibyo byose biri mu byagiye bituma abona image yanjye mu bundi buryo. Urumva hakurikiye igitaramo hano cya festival cyabere Kigali muri Stade Amahoro ni concert y'amateka muri career yanjye kuko
nemeje abahanzi b'abanyamahanga urumva na his excellence ahari ndabemeza mbashyira hasi bose bava mu avuga ati ibi ni bava mu bikino ko bari babubakiye amatente buri wese yari afite itente ye hariya abahanzi bose bavuye mu matente baza kureba show umuntu uri gukora ibyo bintu wow Chameleone yampamagaye ari kuri airport indege yamusize arambwira ati indege yansize ariko twari twararanye muri club twatashye mu gitondo amamagara nanjye ndi hangover ndi mu bitotsi bya atari ambwira ati indege yansize ndi Kanombe ngwino mfate tujye muri studio ndavuga ati Kamera agiye kumbwira kujya muri bya bintu bye tugiye gutangira tujye kunywa izindi nzoga tujye mu biki apo ndongera ndagikata uravuga kambe ni ryane man 20 minutes arongera arampamagara uko happy nini umva yarakupye nanone ndongera ndagikata urumva umuntu bita Keri wakoraga kuri CFM ye ushaka kujya deep iyo story wanamubaza kuko niwe wari ufite Chameleone icyo gihe bari bamumushinze ahita abwira Keri ati wowe sasa wengwe numfate yani kuri studio duhamagarira fiki turi kuri studio adusange ntabwo ari bwange kuza kubyumva ebane bamamagaye bari kuri studio kwa Keri bambwira ngo man ndi kumwe na Chameleone man yakubuze ngo no mukora umuzigo ibikini numvise bari kuri studio ese maguruka nkubitama agapana numva kajye kureba ibyari kajye kureba ya turagenda umuzigo turawukubita mu masaha 4 twari tumaze kurangiza record ni indirimbo kubera ko twayikoze mu gihe gitoya ntabwo twayikoze mu buryo twifuzamo kubyumva ko nubundi urumva ntago bagiye muri studio nifuza ko kuba najyamo ahubwo bagiye kuri studio nubwo urumva bagiye kwa Clement baza kuva kwa Clement bajya kuri studio iyo nza kubitegura so nari kubikorera kubyumva ariko naravuze ati okay kuva umusaza yifuje gukorana nanjye aho yahisemo nta stress binteye reka tubikore bishobora no kuba bizima kubyumva anyway havuyemo vibe itari mbi uko n'indirimbo yitwa Dusenge urumva ko byaturutse kuri respect Professor J yampamagaye ari Burundi ko twagombaga gucuranga ni Butare yagombaga gucuranga i Burundi akava i Burundi agacuranga i Butare akavayo azi Kigali twagomba kubitana muri campus tukaza tugakubita n'indi concert kuri Petit Stade yampamagaye ari Burundi ari kureba video y'indirimbo bita icyambere cya kabiri arambwira ati ngo kumamake wewe unafana na Chameleone mambo vipi nini numva yasabye umuntu nimero yanjye ndambwira yebane nzaba ndi kuri boda kabisa nitakuja kusubiri kwa boda nini kubwa urumva ama compliment urumva Butare twahuye tumeze already nk'abantu tuziranye Butare rero hari wanje mu rugo nta concert yanjye nzi y'Ibutare nta concert yanjye nzi y'Ibutare yigeze flopping buriya na Butare buriya ni ikintu kinini muri music ya kiriya gihe kuko nandibukana na awards amenshi no bajyaga kuyatangira ari za Butare music nyinshi yo mu Rwanda yagize credibility cyane biturutse muri campus Butare byumva tukubita show tumaze gukubita show turaza dukubita show ya hano i Kigali turangije nibwo yambwiye ati none tujye studio ndambwira mfite indirimbo irimo kugerageza gukora akazi hano numva yagira imbaraga tuyisubiyemo tukayikora yagira imbaraga birenze yagira imbaraga birenzeho ishobora kuba international urumva tujya muri studio kwa JP indirimbo turayikubita none hakaba hari abahanzi bari bamwatsa amakorabo barimo kuza kumureba kuri hotel arambwira ati sasa nituva hano ntago nshaka gusubira kuri hotel ko ngiye guhakanira abantu ntago mba numva ari ibintu ntashoboye urumva wowe njyani wawe ngende nirariri wawe yamaze wanjye iminsi 2 urumva Professor J wawe mu bana icyo gihe ndabyibuka naragiye ngira umupeti akora room yanjye mpita nimukira muri room y'abashyitsi murekera room yanjye twamaranye iminsi 2 tuvangaho tumwerekeza tumujyana kuri airport ni n'umuntu mwiza cyane kubera ko no muri covid ajya gucuranga ingoma yaje kunsura twamaranye nabwo umunsi wose nimugoroba bageza kuri airport baragenda urumva ko ni ikintu n'abantu bose twagiye dukorana biturutse muri respect uri kubyumva kuko bubahaga ibyo nkora nanjye bakaba abayidole banje urumva ari nk'amahirwe yo kugukorana nabo ariko none gakorana nabo bizanye basa nk'abarizanye ahubwo cya kindi nakubwiye cyo gushyira imbere kwanza gukora akazi kanjye neza no kubemeza babanze bwabo bampe respect kubyumva nitujya no gukorana tuzakorana baguhaye respect urumva so ni gutyo nakoranye nabo na groupe nakoranye nayo yo muri Semarite bita U12 twakoranye na bindirimbo yitwa Voice of Africa ni indirimbo ivugira umwana w'umunyafrika iri kuri album yabo yasohotse muri 2009 wow urumva
ya ni gutyo kabisa. Professor J yaraje mu Rwanda murakorana ibi ngibi reka binjyane ku kibazo naneteguye no kuza kukubaza. Professor J mwaraje mukorana indirimbo bita igikosi n'uyu munsi iracyatrendinga ntekeza ko buri match yo bayi mupira mu Rwanda bagomba gucuranga iyo ndirimbo no by'umwihariko bikora kuri finale. Iyi ndirimbo waba warayishyuriwe wenda na Ferwafa Ministeri ya Sport bimeze gute kuri iyi ndirimbo ubundi? Malheureusement no. Urumva buriya abahanzi b'abanyarwanda tujya tugira ahantu dupfira. Kubyumva ahantu dupfira kubera ko turi mu bantu batajya barekonesa. Noneho ugasanga cyane cyane nk'abantu bari mu ma office ni abantu bashaka kwica opportunity y'abandi. Kubyumva ni abantu badashaka guha agaciro ibyo abahanzi b'abanyarwanda barimo gukora, cyane cyane bari abantu bafata ibyemezo mu ma office. Ngewe nibo mbleminga cyane kubera ko indirimbo yarakoreshejwe cyane muri za Sekafa mu gikombe cya CHAN cyabereye hano mu marushanwa yose hano. Numva ko nk'abantu bakagombye kwicara nk'abantu b'aba sportif bakavuga bati umuntu yadukoreye ikintu kizima. Kubyumva reka tugikoreshe no mu buryo buri legal kibi cyacu. Kubyumva ngiye mba nakoze initiative yanjye nk'umuhanzi naba inspired ku mupira kuko n'ubundi nakundaga umupira nkora indirimbo y'abanyamupira, ariko ni indirimbo yagombye kuba yaranyinjirije ku buryo n'abana banjye bazatungwa n'ibyavuye muri iyo ndirimbo. Kubyumva ariko igihangano cyarakoreshejwe kiracyakoreshwa, ni igihangano cyiza. Sometimes anigiye Ferwafa ikenera indirimbo z'umupira ikazikoresha ahandi. Uri kubyumva abandi basani kandi hari wakoze bakoresha indirimbo ihari bakoresha. Urumva nicyo ejo twaganiraga n'abantu turi ku blaminga abo bantu nyine bo mu ma office bameze nkaho ni nko kukwiba ubwenge. Ndaguha urugero Primus isohoye byeri mu gihe cya Gumaguma. Kubyumva umuhanzi ugezweho muri iyo Gumaguma yitwa Butera Knowless. Kubyumva iyo Primus bayise Knowless, abafana abanyarwanda bayise Knowless. Kubyumva biragiye bibaye izina karande ntago iriya byeri ntiwabasha kuyivuga muri indi zina ritari Knowless. No ruvuga njye muri boutique uvuga ushaka Knowless nyine. Ariko ikintu kibabaje kandi kitaba mu bindi bihugu. Ubundi nka Bralirwa yagombye kwita ivuga iti iri zina reka turikoreshe mu buryo buri rigo ribi ryacu. Kubyumva none abe na ambassador w'iki kintu kuko aba yakoze kuko akazi kose yakoze niko gatuma abantu bamwitirira icyo kintu. Ako kazi rero ntabwo ari akazi gatoya. Kubyumva ntabwo ari akazi gato gatuma igihugu cyose cyitirira umuntu ikintu. Kubyumva bakabaye baravuze bati iyi nzoga reka tuyitirire gutyo tuvugane na Knowless tumukubita amafaranga ayaduca kuko yarakoze ikintu gikomeye. Nta promotion ukeneye gukora. Abanyarwanda ubwawe barayikoze. Kubyumva nta promotion ukeneye gukora ngo abantu bamenye izina ry'iyo nzoga. Already muri sayizi kugura. None ikintu ahubira ngo bimeze nko kukwiba bo baricara bakavuga bati okay izina ryafashe turamwishyurira iki, bakumva ko akazi kakozwe byarangiye. Uri kubyumva ariko umuhanzi ahantu yagombye kungukira arahahombeye. Mu bindi bihugu akantu nk'ako ngako gakiza umuhanzi kandi itari ibyako kanya. Noneho rero iyo bimaze kuba igihe kirekire umuhanzi ageze mu gihe runaka ugatangira kumubaza uti se umuziki warawukoze twarawukunze wavanyemo iki kikabura. Twebwe baratubleminga. Kubyumva baratubleminga ariko twakoze n'ingoma ko yabivugaga hano mu kiganiro. Twakoze akazi gakomeye. Twakoze akazi gakomeye ku buryo twagombye kuba turi abamiliyoneri. Wa muziki ukibatunze n'uyu munsi. Kidutunze n'uyu munsi. By'umwihariko nk'indirimbo twari tunakomojeho yo igikombe n'uyu munsi gicuranga kuko yibwayo ntinasaza. Indirimbo ngewe iriya ndirimbo urumva ari gukora ikintu kikakuruta wowe ubwawe ku giti cyawe. Iri mu ndirimbo zanjye mpamya ko zarusizina kabisa zimbuta ngewe ku giti cyanjye kuko ni reference. Urumva umuntu wese urabona nk'abayobozi bakomeye harimo nk'abadakurikira ibintu byacu cyane cyangwa se n'abandi bantu basanzwe badakurikira ibintu bya music cyane. Iyo mbwiye nk'umuntu akambwira ati uyu ni Rafiki umva arajijinganyijemo gatoya. Iyo mvuze igikosi nta muntu uravuga icyo kintu ngo arenge kuri icyo ngicyo ashake kukubaza ibindi bintu. Ni reference yuzuye. Uri kubyumva
ni ikintu nanjye ubwanjye nemeza ko kiruta izina ryanjye kubyumva ahandi rero ikintu nk'icyo kiragukiza mu gihe hano ukibona tu kiba used for nothing. You don't get paid kandi none abari kugikoresha bakagaruka inyuma bakakublaminga ngo ntago ugikora hit warazimye ibiki bimeze gute kandi mu byukuri ntago babona ko nimbaraga uri gushyiramo kugira ngo ukipinge rya zina ukomeze unazamura ya music nibyo yakoze n'abishimiwe they are blaming for what you didn't do. Ni ikibazo gikomeye byatari. Rafiki, reka dusubire inyuma gato n'ubundi muri turacyari muri iyo myaka ya kera hari ukuntu wagiraga gutyo ukabana n'ama stage akomeye byatari ukaba wakoma binarenze. Ngira ngo niyo uherukaho niba ntibeshye niyo muri People's Festival mwaka ushize mu bihe bya Chogam muzenguruka mugira n'Nyamirambo. Ariko nyuma yaho nacuranze muri kwitizina event ya mu Kinigi nabyo haza bari kwitizina mu gihe cyo kwitizina. Ubundi niyo biggest mu Rwanda ira yo kwitizina of course kuko irimo n'abantu benshi bakomeye no kwisi abanyarwanda baba batarigeze babona handi bakabona mu gihe cyo kwitizina. N'ikindi kintu wamenya nuko buriya event ziri muri RDB akenshi usanga ari event zishyura neza kurusha izindi event kwa RDB biteguriye bagerageza kwishyura abahanzi neza kamene ntabwo ari nk'ahandi. Right. Ikibazo cyanjye kiragira giti no kugira ngo dusubize inyuma dusangize nta nubwo wenda twifata nk'uburyo bw'ikibazo hari ukuntu wagiraga gutya nyine ukahita winaga no mu bafana kandi bakagusama hari ababigerageje baragwa bakanabitaza bakabarekura. Rafiki wari ufite hit ya danje byatari nyine like ubundi ubyumva gute wiyumvaga gute kiragiye kugira ngo uyifate winage mu bafana utuvideo ngira ngo no kutubona ugende banaguhererekanya wenda banakugorera kuri stage. Ubundi ngewe umuziki wanjye ndashimira Imana umuziki wanjye usibye success y'amafaranga ariko umuziki wanjye muri society wagize success yo ku rwego rwo hejuru haba ku giti cyanjye haba kuri uwo muziki ubwawe cyangwa se no kuri industry muri rusange. Umuziki wazamutse cyane abantu bangirira icyizere barahindura game muri rusange ku buryo ahantu hose nanyuraga numvaga urukundo rw'abantu kubyumva kugeza ubwo natangiye kujya ntungurwa nyine ubona nk'umuntu uguhemukiye ugavuga uti kumbe hariho n'abantu batankunda uri kubyumva. Ariko habaye igihe kirekire cyo kubuzengurutswe n'abantu bagukunda ahantu hose abantu bakwereka urukundo sometimes noneho nyuma yaho nibwo hatangiye kuzamo ama snakes nyine urumva. Ariko abanyarwanda baradukunda kandi noneho yuri kuririmba hari igihe ukora ikintu mu buryo muri timing itariyo so iyo uri performer ni ibintu ubasha kujera bijyanye n'urukundo n'abantu bagukunda nawe icyo uri kudelivaringa kuko performance itandukanye n'umuntu uri kuri hit wenda uri kuri hit ukaza direct ugahita winaga bishobora gukunda ariko iyo watangiye kuririmba hit iba yarangiye burya abantu baba bakurikiye icyo uri kubaha uri kubyumva. Rero hari ibihe biba bishyushye by'igitaramo ku buryo abantu babakoresha ikintu cyose kabisa control kabisa ugatanda bafite noneho ukagenda muri time iri nyayo niba waranakinye na bya bintu bajyaga bakina ngo rere buriya na biriya yo kubimenya kubikina nukumenya kwinaga muri timing. Iyo ugiye wagendaga nabi washoboraga kugwa cyangwa se ugasanga wagufashe nabi kubyumva ariko akaba undi bantu ubona agenda gutya gahita yinaga akabagwamo fresh ukubibona. Hari abana baga bazi kubikina abakobwa cyane ku buryo yirekura kinaga bakabufata bakamusama kugira bakanamunaga ukabona biraryoshye cyane. Iriya rero ni timing nibyo ngibyo bidakuyeho ko icyo icyambere ugenderaho nuko abantu baba bagukunze. Nta gihe wajyaga kubikora ukumva ufite nk'ubwoba oya kuri bogwe bari kure wenda ubundi reka nkubwire ni ibintu biba ku bahanzi bose mbere ya show ufite ntago buri tranquille kubyumva kuko buri ya show itaratangira aba hashobora kuba buri kimwe cyose urumva kitanaguturutse wenda hashobora kuba mikosa ari kwicira performance haba harimo ibintu byinshi biri gutuma utaba stable urumva. Ariko iyo ugeze kuri stage watangiye performing biriya bintu biba byagiye. Ngewe kwanza urabona ko ngewe mfite taye ntoya ariko ndakubwiza ukuri iyo ngeze kuri stage
mba nduta na James uri ukina basket ya LeBron James mba muruta ubunini kabisa mba mba muruta ubunini kubera ko mba nahindutse ni njyewe n'umuziki nta kindi rero ntago wagira mu bintu byo kugira ubwoba nicyo nakubwiye bizanye ibintu byo kujijinganya niho hapfa nibwo timing ipfa ukubyumva timing nabo ukaraburiza wowe ubikora nk'umuntu bifiringa kavuga ati ubifite nicyo kizero uvuga ati reka mbikora none nabikoraga byageze muri show za nyuma rero kuri nabikoze kenshi bigeraho ngo barambwira rero ibi bintu bireke tutazaraburiza utazikubita hasi utazagira gute barambuza bakoze inama baravuga ati biriya bintu tubihagarike ariko nyine tugendera kuri performance n'urukundo rw'abantu kana kwereka urukundo wamugana abafana bagufitiye Rafiki reka mvuge gato dukomoze ku njyana wakoraga Choga style njyana Choga style unakora actually gikora n'uyu munsi hari abantu bavuga ko Choga style atari injyana yawe ahubwo ari dancehall wafashe ukaza ukayishyira mu kinyarwanda ukaririmbamo zacu ururimi rwita gute iki rukiguririmba bakavuga ko ari dancehall wafashe ukahinduramo icyo gikiga umuntu yavuga uko abishaka kuko n'ubundi ni uruhurirane rw'ibintu byinshi urabona hano muri Afrika cyane cyane twagiye twumva indirimbo z'abakongomani arizo bita seben cyangwa se rumba njyewe ahanini nakuze numva na Tupac cyane aba old school ya hip hop narayumvise cyane ariko cyane cyane numvise reggae raga dancehall ni muziki yagiye ma inspiration cyane byumva mu kujya kuririmba nibyo ngibyo nahereyeho uvuze ngo ni dancehall ushobora kuvuga ngo ni dancehall ugendeye ku miririmbire cyangwa ugendeye kuri ntuza kuri indirimbo zose ntabwo ni dancehall yego ariko zose ntabwo ari Jamaican dancehall nanone uzumvishe ntabwo ari Jamaican iyo niyo difference urumva harimo zirimo akantu ka rumba urumva ari ukumva ni dancehall somehow urumva ni imvange y'ibintu byinshi ni itandukaniro ry'imiririmbire n'uburyo bwo guflowinga accent biki ukumva ko biri more African kurusha uko byaba Jamaican kubera ko n'aba artist twagiye dutangirana bagiye baririmbaga patois cyangwa se pure dancehall wasangaga ari ibintu ntabwo byagiye bikunda guhita bifata abantu urumva so abantu baba bafite kubyina kakantu kabo karimo akantu kameze nk'akasuka urumva muri beat urumva kugira ngo bose bisange muri icyo kintu nicyo ngicyo ro twakoze twavuga ko watayiminze neza se kuko muri icyo gihe uzana izi Choga style hari ukuntu dancehall rero afashe Bugande noneho ifata abantu ngira ngo n'abasane bajya biteramo black bavuga ati umugande twaramukomye ariko yari atwishe hari igihe rero afashe byatari ntekereza ko nawe ushobora kuvuga ko watayiminze neza kuko bavuga ati reka nzane ya bore yenda gusa nk'iya babandi ariko ifite imitandukano ry'uko ari Kinyarwanda n'urukiga none n'itandukaniro rya melodies zitandukanye n'amakiki n'ibiki bitandukanye by'abagande urumva none nagize n'amahirwe yo gutangirana n'umuproducer mwiza n'ubu ngubu nemeza ko ari umuproducer mwiza mu Rwanda urumva CHAMELEONE Bebe Cool na Bobby Wine nabo batatu cyane cyane n'abantu batangiriye ntuza struggle yabo muri Kenya urumva baza gutaha bazi Bugande gukomeza music yabo mu Bugande ariko struggle bayihereye muri Kenya kubyumva nabo bageze hari yabakoze ko urebye nka ntuza nka Biniman yakundaga cyane nuza CHAMELEONE yakundaga cyane Biniman Bobby Wine akunda wo bita Buchaman w'umujamaica ariko urumva Buju Banton yakunda Buju Banton so urumva ni inzira imeze nk'iyanjye cyane cyane nabo nabantu nigiyeho byinshi kuko muri icyo gihe nibwo nanjye narimo gutangira career urumva kandi natangiye ngewe ubuni n'impamvu mvuga ko music yanjye meze nkaho ntago ari ibintu wakwicara ngo himbe nta nubwo ari ibintu n'abantu bagiye bagerageza nabo gukora ibintu bimeze nk'injyana bakabyita n'amazina mu Rwanda ariko ntibifate uri kubyumva kubera ko ni ibintu babaga bapanze avuga ati ngiye gukora ikintu ngiye ntago nigeze mbipanga ubisanze ari byo ukunda ntago ngiye ubundi nari umuraperi niba wumva indirimbo bita bwongoza phone indirimbo nanditse kera cyane ntarasohora indirimbo nimwe uri kubyumva nkajya nkubita amarapa njya no muri studio nkora recording rap ebyiri urumva gusa zigira quality mbi bwa mbere njyana studio kuri radio bayijugunya muri ntuza muri pubere ndabimenya
wajyanye record ya kuri radio barayijugunya ariko yari ifite quality mbi kandi nemera ko cyansevinze kubera ko uwabikoze yaransevinze kubera ko byatumye nsubira inyuma mu kugaruka nagarukanye igipende so igipende cyaje igipende cyaje kwa kundi wiyongoza ko JP yarasanzwe aza duhura tugakubita amaflow ariko ngakubita amaflow ya hip hop ibiki byose hip hop kabisa ibintu byose nturi mwaraza ndambwira ati rero JP dukore injyana y'ikinyafrika urumva yitwigikiga yitwigipende ikore mu buryo bwa kinyafrika urumva JP ndayimuririmbira nakamisha icyo gihe yarahari JP ndayimukubita arayikunda bya hatari urumva nibwo twatangiye guhana amadata agenda ambwira ati noneho hano twashyiramo ikembe twashyiramo ibiki kugira ngo ize iri unique buri umwe wese yumva ko ari indirimbo y'umuntu utekereza cyane ifite agakondo yo muri Afrika nyine ko n'icyo ariko umuntu wayikoze yarateguye yaratekereje cyane buriya igipende ya mbere mu ndirimbo zikoze neza cyane zirimo ubuhanga cyane bwa JP muri production igipende atari remix igipende ya mbere salute kabisa JP binavuze ko umuntu aramutse nyine atekereje ngo icyo kibazo twari tuvuze ko choga style yabaravuye kuri Afrobeat ntabwo yaba yibeshye kuri dancehall ntabwo yaba yibeshye kuko byose ni amasano wakunze gukorana na Miss Jojo cyane mu gihe cya kera ntekereza ko n'abantu bagiye bakikiriza ko mukundana bajya babikubwira kuko abantu bagiye barabimbwira bavuga ati buriya nta kuntu nese ubundi nta kuntu buriya bundi nese nawe byibaza ndakubajije nanjye Jojo yari umujamante wanjye twabanye neza ko nemeza ko n'uburyo twabanyemo n'uburyo tubanyemo even today iyo tuza kuba twaragizemo icyo kintu cyo kuba hazamo guteretana cyangwa ikibura kiriya kintu gituma ubushuti bw'abantu budakomera n'akazi bishobora kubangamira n'akazi bishobora kubangamira n'akazi kubyumva rero twabaye professional cyane twahuriye mu buryo buri professional ariko nanone tuba n'inshuti kubyumva kuko twarahamagaranaga kenshi ufite akabazo agahamagara undi tugasapotingana mu buryo bwose bushoboka nemeza ko iyo haba harabayemo icyo kintu bitari gukunda njya nkunda kubaza iyo ngize amahirwe yo kuganira n'abantu baba legend cyangwa bafite ibintu bakoze bigaragara mu muziki nyarwanda nkunda kubabaza cyane ku nzira bagiye baca ntekereza ko uri mu bahanzi baciriye abahanzi b'uyu munsi inzira yo kuba bakora umuziki wambukiranya imipaka amakolabo n'abasani baturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda tuvugiza Tanzania Uganda everywhere na Miss Jojo mwarakoranaga kandi nawe yagerageje gukorana nabo muri za Kenya za Tanzania ujya ubona iyi nzira mwaharuye mwebwe nk'abahanzi uyu munsi iri gukoreshwa neza bamwe yego barabikora neza ariko natwe muri icyo gihe tubikora nk'ubwo nakubwiye nyuma yaho habayeho ikintu kimeze nka competition mu bahanzi urumva ubwo wagiye wumvamo abahanzi ukumva umuhanzi yagiye yaguze collabo urumva ukagenda muri Tanzania ukagura collabo ukajya i Buganda ukagura collabo Nigeria se ukagenda ukagura collabo byara abahanzi bamwe barabikoze mu kubikora ariko abahanzi aho twahuriraga tukaganira twasanze turabikora ariko ntacyo biri kutumarira urajya kumwishyura collabo umusange muri Nigeria mwishyure collabo uyizane usange n'ubundi iyo collabo mwakoranye iri gucurangwa mu Rwanda gusa uri kubyumva rero ugasanga ni ikibazo gikomeye turavuga tuti ibintu mu bo twabashije kuganira vraiment twasanze ari ibintu bidakwiriye ugomba gukorana n'umuhanzi mwubahanye mugafatanya iyo projet mwese mwumva ari icyifuzo mufite cyo gufatanya niba wiyemeje kwishyura nabyo si bibi ariko bikorwa bite reka kuvuga uti ngiye kwishyura wenda Diamond cyangwa se Rayvanny Harmonize mvuge ati ngiye kumwishyura collabo urumva niba ushaka kwiba iba successful mwishyure ariko n'ikintu mukora mu gikore kiri kuri level y'uwo muhanzi mwakoranya asanzwe akoreraho kubyumva nika kwishyura uwo muhanzi nimurangiza mukore igihangano kimeze nko kwiyaranje ko akenshi uragenda ukishyura umuhanzi wishyuye indege wishyuye amahoteli wishyuye iki ukajya kugira igihe cyo gukora nka video cyangwa se iki amafaranga yagushiranye
uko waba uyafite uko angana kose kuko music irahenze video zirahenze ukubyumva so igihe cyose wafashe icyemezo cyo kuvuga uti ngiye gukorana wenda na Faripu gerageza ikintu cyose muri bukore na Faripu kire bavuga ati wow n'abantu ba Faripu bajye bashakisha icyo kintu buriya nicyo kintu cyatumye Diamond agira success mu makorabo kubera ko ahantu hose yagiye arasa yaharasha ku buryo niba akoranye n'umu Nigeria wa mbere ikivamo n'abandi ba Nigeria bifuza kuba banakorana nabo ahubwo vuga tuyu ninde koko ninde utegura gutyo ukora ibintu bimeze biri kuri iyo level urumva so kuririmba neza biriya kubyumva ko abantu bazi kuririmba ni benshi cyane ariko noneho ibintu nk'ibyo rero ko twebwe hano bipfira he turabishaka gukorana nabo ariko muri industry yacu nta mafaranga ahagije arimo kubyumva usanga n'abantu bafite abahanzi bafasha bafite limit batarenza kuvuga ngo hano wabona umuntu ujya over y'ibihumbi 5 kuri video by'amadolari ntawe no kuyagezaho sinibyemezo kubyumva kubyumva mu gihe hari uzasanga iyo level iri kugusaba hafi na 15 cyangwa na hejuru yayo nyine ubwo ndi kuvuga kugira ngo ntaca n'intege y'abashoramari wenda no kuri 15 waba wagerageje kubyumva wari ukomoje ku kintu cyo kubahana hagati y'abahanzi reka mvuga ati reka wenda tureke kwibanda hanze abahanzi bo hanze y'igihugu kuko hari ibyo bakoze birusha byo mu Rwanda binagaragarira amaso ya buri wese tugaruke noneho mu Rwanda mu bahanzi bo mu Rwanda ku giti cyabo hagati yabo yaba generation y'ubu ngubu na generation y'aba legend twigize kumoza kuri People's Festival witabiriye mu mwaka washize twabonye abahanzi nka Juno Kizigenza bishimira guhura nawe byatari kuko n'abantu bakizamuka bagufata nk'umu legend usibye abo ngabo bigaragara bashobora kukwishimira bikanagaragaza ko hari icyubahiro baguhaye kuko banakikugomba bijyanye n'ibyo koreye industry barimo ubu bwabo barimo bari kuzamo n'inzira mwaharuye hari abahanzi cyangwa abahanzi ubundi muri rusange tureka kureba kuri ibyo twabonye ubundi muri rusange abahanzi bagezweho twavuga bagezweho iyi minsi bubaha aba legend barabubaha mwebwe nibyo mwabakoreye mbere ya byose yo gusubiza iki kibazo waruvuze ko bangomba respect bari kugomba ko you did a great nanjye ndayibagomba nka barumuna banjye nabo barimo gukora neza so nanjye ndabubaha vraiment gusa icyo navuga abo tubasha guhura vraiment nta kibazo nta kintu mbashinja nta kintu mbashinja haba new generation cyangwa se n'abasanzwe muri industry vraiment n'abantu bose bagiye bahura kuko ngewe ndi umuntu utaragiye agirana ibibazo n'abantu muri industry so bituma umuntu wese duhuye nta kibazo tuba dufitanye kandi nanjye nta muntu njya nubahuka rero sinabasha kuvuga ati kana yaranyubahutse ahubwo ngewe icyo navuga ni muri rusange ikintu cyanafasha industry yacu abahanzi iyo duhuye ubona ko dukundana kandi ukabona ko harimo n'icyo kintu cyo kubahana kubyumva hakabamo n'ikintu iyo tuganiriye hakabamo ikintu cyo kwifuza ko twajya dusapotingana kubyumva ikintu rero kiri hano n'abantu kurekonesa ku mugaragaro kubyumva niba nkunda Juno Kizigenza nimbigaragaza abaturage bose babibone ko mu bahanzi nkunda harimo Juno Kizigenza byumva ne kubimubwira gusa kubera ko duhuye we man am your fan ibiki ariko publicly nta kintu mvuga nunambaza abahanzi nkunda ujye kumva mvuye wenda muze ngo Chris Brown kubyumva hari n'umuntu babaza ati idole wawe cyangwa se role model wawe ninde ukumva avuze nk'umuntu ufite indirimbo imwe cyangwa ebyiri ikanaguca ukavuga ati nk'uyu kweri meze bite uri kubyumva so ngiye numva ko abahanzi ndabizi ko turemerana pe iyo duhuye uburyo tuganiramo n'ibiki ariko tubishyire ku mugaragaro uri kubyumva kuko bizatuma turushaho kugira agaciro muri societe byumva tuzarushaho kugira agaciro kuko bizaba bigaragaza ko turi umuryango tuzaba dufite n'ubushobozi bwo kuba twavugira hamwe tutarinze kunyura mu ma-association kwa ma-association agenda agora abahanzi benshi kubera ibintu byinshi umuntu atasubiramo hano ariko dufite twebwe ubwacu uburyo twubahanamo buriya twaba dufite n'uburyo tuganiramo
Rafiki Choga style hari uri mu bahanzi bake b'abanyarwanda twavuga bagize amahirwe bagize amahirwe cyangwa bagiriwe ubuntu bwo kuba bahura n'abayobozi bakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo hari foto iri hanze wahuye na James Kabarebe, afande James Kabarebe nyakubahwa. Ngira ngo na His Excellency mwarahuye. Rafiki, tuganirize gato ubundi iyo muhuye n'abagabo bakomeye mu gihugu muganira iki? Iyo muhuye wumva ibyo bakubwira. Wumva ibyo bakubwira cyane cyane ko buriya ntabwo baba bagiye gutura ibibazo cyangwa se kugira gute. Ni na occasion iba ari yo kwishimira urumva mboneka rimwe. So unawe ukeneye kumva ikintu bakubwira. Nicyo kintu navuga. Urabanza ugatega amatwi ukumva ibyo bakubwira, ariko ikintu cya mbere kiri excita cyane ni invitation. Ukimara kumenya ko presidence yagutumiye urumva cyangwa se ukimara kumenya ko nyakubahwa minister w'ingabo yakwemereye ko muzahura nk'umuhanzi, hagati aho ngaho no kujyayo celebration birimo ni irenzi ya nyuma yaho, ko nta gusinzira kameme ko babikubwira umunsi umwe mbere uraryama ntibuke. Uraryama ntibuke. Ako niba atari ibanga Rafiki ava gutumira mu ruhe rwego? Mwahuye mu ruhe rwego? Ni mu rwego rw'abahanzi bari barimo gukora neza muri icyo gihe. Abahanzi bari barimo gukora neza icyo gihe, cyane cyane kuri afande James urumva. Ndumva narajyanyeyo n'abandi bahanzi, ntabwo nagiyeyo njyenyine. So ngewe ku giti cyanjye arambwiye ati kora equipe y'abandi bahanzi bagenzi bawe muzaze kundeba. Ndebura abandi bahanzi turajyana, kandi numva icyo gihe nta muhanzi nasize vraiment. Nta kintu kinini nabivugaho, nuko ni ikintu cyiza urese yakwifuza kuzibonera ku giti cye. Kuzibonera ku giti cye ukumva nka His Excellency akubwira ati muri gukora neza, mukomereza aho ngaho, umuziki wanyu turawukunda. Ni ikintu twari dutegereje cyane kumva ko presidence yaturekonesa nk'abahanzi. Ni ikintu ku giti cyanjye urumva, ku giti cy'umuntu ku giti cyurishima nka achievement yawe nk'umuntu ku giti cyawe. Ariko byaminingaga a lot kuri industry muri rusange. Muri rusange byumva, kuko no kuvuga ngo industry yari yemewe noneho imaze kugera no ku rwego rwo hejuru, aho na presidence ishobora gutumira abahanzi muri presidence bagasangira na His Excellency. Ni ikintu cyeretse abanyarwanda ko umuziki ugomba kubahwa. Urumva, n'abantu benshi bataduhaga agaciro bahise batekereza kabiri. Rero ni ikintu nishimira kugereza uyu munsi. Abo nabayobozi cyangwa nabagabo bakomeye cyane muri iki gihugu mwahuye. Twanakomeje ku bandi bantu mwahuye babahanzi, twavuze ba Chameleone na Professor J mwaranakoranye. Sabo ngabo gusa. Muri 2010 haje itsinda rya Brick and Lace mu Rwanda. Murahura, hari n'amafoto ari hanze muri kumwe. Bano bakobwa mwaganiraga iki Rafiki? Aba bakobwa nabo bazanywe n'umuntu wantangije music bitaga Magi, Imana imuhiruko ridashira, no musista wari umupromoter witabye Imana. Imana mwakira. Koraga neza cyane. Yarampamagara ambwira ati tujye kubafata kuri airport. Tujya kubafata kuri airport. Hashize akanya dusubira nayo nanone kuri airport kuzana Red Sun, ku icyo gitaramo cyari kirimo na Red Sun. Tugira vibe nziza kuri hoteli bane, tujyana mu interview. Icyo gihe nari mfite kamera bayinyibiye Gisenyi, yarimo amafoto menshi cyane meza. Nacyo kintu cyambabaje muri iyo kamera, urumva ko iyo tour yose twakoranye amafoto yari muri kamera yanjye. Kandi icyo gihe ntago amatelefone yarataratera imbere cyane, n'abafite izi fotora neza ndumva uyu munsi zitaba ari neza urebye ibyo zakoraga icyo gihe. Ariko twagize vibe nziza ko twakoze igitaramo igisenyi muri Jungle Party. Tuvi Gisenyi bo bakorera igitaramo kuri IR, kandi icyo gihe nafite ikindi gitaramo intuza ikibungo cya MTN. Wabaguri busy. Iyo weekend yari weekend yari te ubwo banayirangije nanarwara simbenaje. Kuko nafite igitaramo kwa kane muri Festpad curanze ku Mahoro.
noneho Friday tujya Gisenyi muri Jungle Party Saturday njye Kibungo Sunday ndongera ngaruka gucuranga nanone kuri Petit Stade muri Fespad uko Fespad bagifite ibitaramo byinshi biri ube ni minsi tandukanye urumva nayirangije narangiye kandi urumva hose agasembuye kari hafi utamumena mu bibyari nk'abakobwa bari bagezwe muri icyo gihe Brick and Trace na amazina n'uyu munsi ubavuza abantu ravuga ati cyaze bakoze akazi bari bagezweho cyane mwigeze mupanga umushinga w'indirimbo oya ntago twageze kuri icyo kintu kuko twarahuye tugira gute ariko nanjye ubwanye naribonaga ko ni ibintu bishobora kungora kuko bari kuri level yo hejuru nkuko nabikubwiye byansabaga amafaranga menshi kugira ngo mbe nakora ikintu nabo uko mbyifuza cyangwa mbe nabaha projet nabo ibexita ku buryo babyumva ukubyumva kandi uko nabikubwira none ngiye buri nta muntu nigeze nkorana nawe collabo nayimusabye jereka wenda nka hano mu Rwanda ashobora kuba ari nk'ubona propose ngo no dukorane urumva ariko mu ba international nta muntu nigeze naka collabo kuko numva ko biri jena cyane umuntu muri vibe zanyu nk'abahanzi mu Rwanda ibintu by'umuziki ntago ubuze uburyo ari bubyakire mu bishobora kumwicira vibe kandi nawe nta kintu kimuhabura ugiye kumubwira ubundi ugomba kubimubwira kumubwira ikintu nawe yumva akavuga ati wow ibi bintu twabikora uri kubyumva cyangwa ari uko akoze ibintu bimukoma nawe akavuga ati cyaze tu icyo ntago ntacyo nari mfite muri uwo mwanya twarenjoyinze birarangira ahubwo P Square nibo twagiye gukorana indirimbo tujya no muri studio duhamagara JP turamubura nanone Keri yakoraga kuri CFM uko niho habaga studio nakoreragamo ni wari ugiye kuturecordinga ko nari ngiye gufata icyambere cya kabiri bari bayikunze bashaka ko dukuramo amajwi none bakanshyiramo chorus yabo bagashyiramo n'akantu za naka bridge umuntu wishiyo deal Imana imuhiruko ridashira ni Minister Joe isabahamagara ati none hadurire kuri Mirkorine dusangire icyo gihe duhita duhana gahunda yo guhurira Nairobi muri Mama Africa icyo gihe ntabwo baje kubera ko bari barimo kurecordinga indirimbo na Michael Jackson ni Icon bari kurecordinga ya project Touch of Money yanakunzwe byatari niba niyo bari barimo kurecordinga ro Mama Africa abereye muri Kenya banatwayemo award ariko ntabwo bari bahari banabimbwiye mbere so abo nibo bahanzi twari tugiye gukorana ntibicemo kandi bishimiye ko ariko nanone ngewe nishimira ko already nge mvuga ko mission yanjye mba nayigezeho kuba abantu nk'abariya bavuga bati reka dukora ikintu kuko ikintu cya mbere bo bemeye ntago bo nabemereje mu gitaramo nari mfite abafana benshi bro urumva bari abatipe baje nabo bafite fame none hari ukuntu ibitaramo byakire buri abantu bategura ibitaramo ubu ngubu sinzi niba ari iki byasubiye inyuma mu buryo ba promotingamo ibitaramo ko social media zatumye tutabona agatwiko kari real urumva tubodi iki gihe cyose ibintu bimeze nka prank cyangwa se nk'iki icyo gihe bafataga abahanzi bagafata nk'amajipe nkangaye muri muhanzi mu modoka mugakurikirana mukazenguruka nk'umujyi wa Kigali mwiyereka abaturage ngo dufite n'indi kwasteri uzuyemo ibyane bane bifite amafoto ya za Pisquare ya Choga bagatibane harashya urumva aho hose twanyuraga twagiraga nko mu mujyi ebana bakabareba inyuma bakabona imodoka yanjye abantu basaze coga yabaye coga tugeze kuri hoteli ibyana byavuye muri kwasteri binsimbukiraho ebana bitari no kubareba ati bavuga atakajama bimeze bite afite dawa none nakajama kararenze kabisa urumva ko nibyo navugaga tujye dukunda abahanzi bacu kuko bituma n'ababarebera hanze bababonamo isura y'abantu bakaze bigatuma n'imikorere yabo iborohera urumva nk'abo bakobwa ikintu bankoreye niyo tuwa wenda twongeyeho nabo kuko nabyo byagize impact nini byatumye abahanzi b'abanyamahanga banyubaha bifuza ko twanakorana bampa credibility batarinze no kumva music yanjye cyangwa ngo barebe ibyo nkora bavuga ati uyu muntu abantu bakunze gutya abantu basariye gutya byanze bikunze afite vibe irenze kabisa kubyumva banakubona ku kidrede n'icyo akavuga ati cyaze wari ufite hit ya Danje byatari Rafiki mu myaka ishize ngira ngo ni nk'ibiri niba atari muri 2020 niba nibuka neza ugize gutyo usijyana na Brotherhood Records
ni studio ngira ngo mpuzamahanga yo mu Busuwisi niba nibeshye ngira ngo uraza kutubwiraho byinshi kugeza uyu munsi imikorere yawe na Brotherhood Records bihagaze gute uko twabonye mwaploading indirimbo igikobwa remix mukorera iz'indirimbo zijyaho na album ngira ngo iriho mwakoreye wakorewe na Brotherhood Records tubwire kuri Brotherhood Records n'imikorere yawe hagati nayo Brotherhood ni record selling music cyane ariko ikana producing nanone so twagiranye amasezerano yo kujya ba producing album zanjye bakaba ari banazicuruza ubu tumaze gukora album imwe ariko ikintu cy'amarebo usanga baba bafite plan zitandukanye n'iz'umuhanzi sometimes binagora n'umuhanzi kubyakira urumva kuko bafite timing yabo nk'ubu ngubu barateganya gutangira ku recording album wenda nko mu kwezi kwa kangahe nk'umuhanzi ntago biba binkorera ariko mba mfite indi right yo kuba nakwikorera nanjye ibintu byanjye ku ruhande kubyumva so ni gutyo dukorana kuri music ba producinga dufite uburyo dukorana dufite uburyo contract zanditsemo noneho bakaziselling izo music ko bafite na opportunity yo guhura n'abahanzi mpuzamahanga amakorabo nitegura gukora n'abahanzi bakomeye abantu wenda bakurikira reggae music ari projet iri mu nzira ndimo gukorana na Jameson mu minsi iri imbere abantu nibatangira gusobanukirwa reggae music maze kugira friends benshi bakomeye muri reggae ku buryo kuzana abahanzi hano baba reggae man ibintu bizaba byoroshye Alright. Rafiki, iyi ni label mpuzamahanga turi kuvuga ni studio mpuzamahanga ntago ari yo mu Rwanda ntago based mu Rwanda. Niki cyabahuje mwahuye gute niki cyakwinjije muri Brotherhood Records? Ikintu cyanyijije muri Brotherhood Record habamo abanyarwanda. Muri Brotherhood Record harimo abanyarwanda. Ni nabo batangiye kunyandikira kuri email no kuri Facebook bambwira projet rimwe mfata umwanya ndabahamagara turaganira bambwira ukuntu ibintu babyifuza ko numva ni projet zatangiye muri covid ndagira ngo ngusubize inyuma gato ya kwibazo twagiye tunagarukaho reka tuvuge kuri Miss Jojo gato ya mwakoranye muri iyi minsi hari ikibazo cyuko abanyarwanda cyangwa abakunzi b'umuziki bavuga ko nta wundi mukobwa bazongera ko numeze nka Miss Jojo cyane ko nawe sinzi na munajya muganira aza kubitubwiraho wavuga ko nta gahunda afite kugaruka mu muziki kuba ntawe bazongera kubona nka Miss Jojo icoco nico nawe niko byemera icoco ni kubera ko niyo mpamvu abahanzi nta mpamvu bagombye kugirana amashyari nta wundi Jojo uzabaho ushobora kujya umuririmbyi mwiza wundi dushobora kugira umuhanzi kazi mwiza wundi ariko Jojo ni Jojo kandi ku muntu wakunze Jojo ntawe uzamusimbura azahora akunda Jojo azajya yumva iriya jwi ryiwe iki niki kuko Jojo ni Jojo tubwire gato ku mubano wawe na Jojo uyu munsi hari umubano mwari mufitanye mukiri abahanzi mwembi munakorana twanabigarutseho iby'urukundo byavuzwe hagati yanyu na mwembi uyu munsi iyo muganira na Jojo bameze gute muganira iki ese wa mugani gahunda yo kugaruka mu muziki ntayafite kuko arana bavuga turamukumbuye tubona abantu bifata bakaba banagaruka bagakora nkawe uracyakora kandi mwarakoranye muri icyo gihe cyose mu by'ukuri muganira iki urumva ubu ni umumama ibyo ari byo byose urumva uburyo twaganiraga kera tukiri mu kazi twese turi abasore ntabwo byahura n'uyu munsi nta nubwo wanamuhamagara uko wiboneye ngo upfe guhamagara gutyo gusa ariko tuvugana nk'umuntu nubashye cyo ni icyambere muvugisha nk'umuntu w'umumama nubashye tukavugana ibintu biri ngombwa kubyumva nta blague nyinshi nicyo kintu navuga sometimes dushobora kunyuzamo aka blague gakeya ariko ntabwo dushobora gukora blague nyinshi kuko n'umuntu nubaha cyane ujya wumva yo muganira hari commentaire ajya atera ku muziki w'uyu munsi ujya wumva se atekereza kuba yagaruka no mu muziki ubundi ibyo bintu byirinda kubi avuga ati ngo turaganira ariko dushobora kuganira kuri music yanjye ariko ntabwo ajya avuga kuri music muri rusange cyangwa ngo aganire ku muziki w'abandi nta na gahunda afite yo kuba yaragaruka nayo ese Rafiki baramusiramuye baramubwiye bati ibi bintu ducisheho
iyo ufite urumva ibyo nakubwiraga n'umuntu w'umumama akaba ari n'umuntu nanone ufite imyemerere iyo yubahiriza so bituma igihe cyose niyo mwana avugana uritwararika kugira ngo utanyura ku ruhande rw'umurongo n'inshingano bazariyongereye nyine nk'umubyeyi bita ku mugabo n'abana mu buryo bumwe cyangwa ubundi nyine no kuganira nawe ugerageza kuguma mu myemerere ye kugira ngo utamujyana mu bindi adashaka kandi arakara wa mugani alright Rafiki reka nkubaze kano kantu gatoya umbwire mu by'ukuri sobanurira abantu banadukurikiye ngira ngo mukomeze mukorere na subscribe twitwa The Main TV kiganiro ni The Other Side Show uyu munsi turi kumwe na Rafiki murumva ko ibintu byaryoshye ari kutuganiriza mu nguni zose uko byabaga bimeze kera uko bimeze uyu munsi byose abizimo ko yabikoramo byose yahoze akora muri ibyo ngibyo n'ubu aracyabikoramo n'uyu munsi Rafiki ikibazo cyanjye kiragira gito uyu munsi uraza kumbwira impamvu umuhanzi aba afite hit nk'uwari ufite igihe runaka uyu munsi kaba isa nk'iyagabanutse uwo muvuduko ikintu kiri hagati y'ibyo bintu urumva kubera iki uyu ejo wari ufite wenda wari ufite igikobwa gikomano hose bavuga ati igikobwa ukagereza no gukora remix ntekereza ko akoze remix ariko uyu munsi ntabwo ifite hit nk'iya original yari ifite biba byaragenze gute kugira ngo iyo process umuntu agenda amanuka gatoya wenda niba azakora bounce back akaba yagaruka tubona abantu bakora backup like comeback bikagenda fresh byatari iyo process uyivugaho iki ubundi uyibona gute bigenda gute ubundi rero umuhanzi agira etape zigira nko kuri 3 muri kariyeri yose nuvuga ngo wagize amahirwe bikagukundira hari ibyo bita underground urumva hamwe ubukishakisha uvuga ati bimeze gute iyo uvuye kuri underground ugira indirimbo imwe hit ituma iyo twakita nka breakthrough ituma utobora ukava muri underground ukajya ku yindi level iyo uvuyemo hariya anyway iyo ugize amahirwe yo kudatinda kuko iyo utinze mu underground nanone biba bibi abarirabo iyo ugize amahirwe ugahita ugira breakthrough nicyo cyagihe hari n'igihe utanyura abantu bakumva direct bakumvira kuri hit yawe ya mbere kuko impamvu uba waranyuze muri underground nuko abahanzi bose tubanza guhangayika mbere kuko abantu batumenya urumva iyo imaze kuyigira ubu uri umuhanzi ntabwo uri umuhanzi ukunzwe abantu bajye banabitandukanye ubu uri umuhanzi uharawe abantu batandukanye urukundo n'agahararo uri umuhanzi uharawe ugakora indirimbo ya kabiri iya gatatu urumva iyo umaze gutangira kugera ku ndirimbo ya kane ya gatanu abantu bazikunda kuri ya level kiriya gihe utangiye kuba umuhanzi ukunzwe nibwo urukundo rutangira kugaragara umuntu akunda ijwi ryawe tu nta ndirimbo yawe mbi yakumva apfa kuba ari ijwi ryawe biriya ntabwo biva mu ndirimbo imwe n'eshanu ni nkeya uri kubyumva ubundi yakabara nka album yose process ni album yose ubyumva burya abantu bakunda uburyo wivugira abantu bakunda uburyo witwara abantu bakunda ko artist is a package urumva ni ibintu byinshi ugomba kuba wujuje urumva so iyo umaze kuba umuhanzi ukunzwe ntuzifuze nanone kuba kuri level y'umuhanzi uharawe ku muhanzi uharawe twakunda umva ati igisupu kumva isoko ryose rirasohotse baje kureba igisupu igisupu kugira ngo kizabe umuhanzi ukunzwe akeneye sustaininga iriya level urumva none ukazava kuri urwo rwego ukagera ukazaba umuhanzi ukunzwe iyo umaze kuba umuhanzi ukunzwe urenga iyo level ukaba umuhanzi w'ibihe byose niyo level twebwe turiho niyo level umvaho babyumvore uzumva byumvore naza hana kubita show ikuzura kandi wamugana aragaruka nyuma y'imyaka runaka atanakora n'indirimbo kubita show ikuzura afite abantu be uwo ni umuhanzi w'ibihe byose uri kubyumva n'aba legend muri make rero ntago wakwifuza none ngo ngube nka wa undi ngo unyura ku isoko rigahurura urumva abantu benshi muri iryo soko baba bamaze kukumenya batifuza mbese atari icyifuzo cyabo kukubona gutyo ubyumva ariko iyo bavuze umuntu mushya utarabona bavuga uti bana reka njye kureba ukuntu ameze ndebe uwari we niyo mpamvu nakubwiye nti hit muri concert umuhanzi uri kuri hit muri concert ya cyiza show ibishyushye ariko muri show hagati abantu baba bakeneye kureba icyo arimo kuderivaringa
kubyumva rero nibyo ni gutyo ngiye nagusobanura icyo kibazo cyawe. Alright. Reka nkubaze kano kabazo wenda turaza no kugana ku musozo mu kanya gatoya kuko nta ibibazo bike nsigaranye naga ari byinshi. Wakoranye na nyakwigendera Jay Polly, Imana imutuza hezi komeze imihiruko ridashira. Jay Polly igeze kuririmba aravuga ati kwamamara si ikintu ntuzabimbaze. Bura kwamamara hari ukuntu nyine abantu banabitinyamo cyangwa hari ibintu bishobora kuba ari byiza nibi bishobora kubiva mu kwamamara. Niko bitekereza nawe? Kwamamara ni ibintu bitari byiza tu. Gute rero? Ni ibintu byiza nko kumuhanzi nibyo tuba twifuza ariko impact bitugiraho ntabwo ari nziza. Biri no mu bintu bituma abahanzi babaho mu buzima bwuzuye stress, bimwe mu bituma abahanzi babaho muri ntuza muri ma depression ntibabone counseling uri kubyumva. Cyane nko mu Rwanda bitanamenyerewe bya counseling. Urumva ugasanga nyine uragiye ugize agahindu urigunze kuko ari ukuntu ubona umuhanzi agezweho ahantu hose bari kubyina indirimbo ze ariko sometimes we ku giti cye afite utubazo runaka kubyumva nta muntu ari bubibwire. Hari nk'umumama uherutse kwandika mu bitangazamakuru yatanze ubuhamya ni umumama uririmba indirimbo z'Imana yari afite indirimbo zikunzwe ajya no kuziririmba mu giterane abantu bafashijwe bajya mu mwuka bagira gute ariko we afite ikibazo cyo kubona minervare y'abana n'ibyo kurya mu rugo byashize. Uri kubyumva araririmba abantu barafashwa atahana ikibazo cye kumuza mu rugo. Urumva mu rugo ntacyo kurya gihari ntaki ariko umuntu wese uri kumubona ari mwereka urukundo pe. Urabona ko abantu bose barakwishimiye. Urumva wagira mu rugo asanga ntacyo kurya ufite. Ni stress. Babantu biragoye byonyine kugira ngo babwire uti nta biryo mfite ntibabyumva. Ntago babyumva kubona watwitse wujuje. Baba bakubona watwitse sometimes hari n'abapostinga nyine bagapostinga batwitse abantu bakakubarira muri ya level uri kubyumva ko n'abahanza kenshi dupostinga dushaka kwerekana high level. Rero yo inside utarimo kwibonamo bura bushobozi bwa hari urimo wifuza kuba cyangwa se aho ushaka kuba. Ni stress iremereye cyane kandi byose biturukana n'iki kuba uri famous nturi butege moto nturi bugende muri bus bakurwanireho nturi butembere n'amaguru. Bavuga atarakennye ikintu ni buri Kicukiro ukeneye ikintu Nyamirambo niba nta modoka ufite ukeneye taxi. Kubyumva niba usohotse muri club ukeneye table imeze neza itwika icyo ngicyo utagifite uhitamo no kutajyayo. Kubyumva iyo ni stress stress ikomeye cyane ku bahanzi kabisa kandi ariko nibwo buzima baba barahisemo nanone. Kwamamara ni stress. Iyo wahamagariwe kuba umuhanzi nyine ni stress ugomba kubayo kubana nayo. Bivuze ngo abahanzi nubwo tubabona baseka bishimye bakora hit bagira n'uburyo baba muri ya celebrity life nyine mu by'ukuri imbere hari igihe haba harimo ibibazo bikomereye umuntu ku buryo kuganirije wakumirwa kumbe wa mugari ntitukapfe kujudginga abantu nyine by umuntu ushobora gukora indirimbo ikaba hit uriya yakoze indirimbo ikaba hit hakurikiraho stress what next. Hari igihe ujya no kuri stress zo kuvuga ati reka nkurisa nka yayindi itazaraburiza igasubira inyuma. Sometimes wowe ukayikora wizeye ko igiye guhita ijya hejuru ya yayindi ugasanga ibaye flop. Urumva ntubyumve uri kubyumva abantu hanze babona ntaribi uzakora indi ariko wowe muri wowe iyo shake urayifeelinga kabisa. Ujya muri competition nawe ku giti cyawe uvuga ati reka yingi nyanganishe ningi kandi iyo ngiye uko rizabirenze yayindi n'ubundi. None iki waruvuze cy'amakorabo amakorabo ni meza cyane atuma music izamuka biraboostinga kariyeri y'umusani irazamuka. Navuga ko muri iyi industry ikintu nakubwiza ukuri yihagazeho muri uru Rwanda nta muntu urahirwa na korabo ngo abe yakora korabo yaba nziza kurusha. Ariko twabonye The Ben akora na Diamond birazamuka kurusha. Nabikubwira mbihagazeho nta ndirimbo irakorwa hano iruta tukabyina.
tukabyina ni hit tukabyina n'uyu munsi tukabyina ni hit n'uyu munsi wahisemo mu kabari abantu barasana niyo wagira gute ukayegereranya n'izindi collabo z'inyarwanda zakozwe si hano hafi kugira ngo mu Rwanda hazakorwe indirimbo iri kuri uriya rwego abantu ntibakajye birengagiza icyo kintu iriya ni top y'ibihe byose kandi cyiza ifite quality kurusha n'indirimbo nyinshi z'uyu munsi icyo kintu njya nishimye niyo ndirimbo ubona ya danje muzo wakoze zose iriya ndirimbo ni impano y'Imana yaba JP wakoze beat na record production urumva yaba natwe twayiririmbye twari inspired ku rwego rwo hejuru ni ikintu utasubiramo ejo mu gitondo ngo bigukundire kubyumva kandi ikindi kiyongereyeho iriya ndirimbo yasohotse mu gihe abantu bataduhaga icyizere music y'u Rwanda ritarahabwa icyizere abantu abahanzi b'abanyarwanda bakishakisha urumva abantu batumva ko hari umunyarwanda waririmba indirimbo ikaba nziza igafata nk'akarere kabako ariko iriya ndirimbo isohoka umuntu wese hari n'abahanzi b'abashuti banjye abenshi iyo tuganiriye bambwira aho bayumvise bwa mbere bari kubera ko urumva ni santima batajya bibagirwa urukumva iyo nababwiye ati indirimbo bwa mbere nyumva nayumvise ndaha uvuga ngo iriya feeling ntashobora kuyibagirwa aho yayumviye bwa mbere n'ubundi uvuga ngo ikintu yahise imubwira mu mutima ikintu yahise imubwira mu mutima ntashobora kukibagirwa so iriya ndirimbo igisohoka yabaye success ya industry yose kuko abantu bose baravuze ati aba bahanzi nyamara they can sing bakanakoma kabisa bakanafata indirimbo yaragira irakoma kuri VOA baduhaga amafaranga nyina JOJO hafi buri kwezi iyo ndirimbo yavuga ati mwarafashe mwakoze umuti urumva mu ndirimbo zatumye njya muri festival yo muri Jamaica harimo indirimbo bita Top Shot ariko na tukabyina yabigizemo uruhare rukomeye cyane ni indirimbo n'uyu munsi usanga ahantu hose buri hari indirimbo hari indirimbo ziba zicecetse ariko hari indirimbo z'ibihe byose ndakubwira indi ndirimbo wenda si niyanjye ariko niba ujya usohoka cyangwa se ujya wumva music hirya no hino ukaba wumva indirimbo nk'amarebe n'imena ni indirimbo ujya kumva ahantu hose uri kuyumva ariko ku maradiyo ntabwo tujya tuyumva ariko bisohotse hanze hehe na hehe bayishyiramo kubera ko iriya vibe irimo irarenze kandi aba DJ bakeneye vibe nziza niyo mpamvu iriya ndirimbo batayisimbuka ku maradiyo they do whatever urumva ariko DJ kubera ko bafite inshingano zo gushyushya abantu atishaka indirimbo nziza zifite vibe iriya ndirimbo iyo bageze mu ma oldies y'abanyamerika ibirimo hariya reka binjyane kuri aka kabazo kuko uravuga ko izi zatukabyina ari amahit kandi ko mu by'ukuri ndemeranya nawe nk'umuntu ukurikira ibintu by'umuziki ushobora kumva taste y'umuziki umwiza hari ikibazo mufitanye n'abantu wenda ba event organizers kuba batabatumira mu bitaramo kuba birengagiza aba ba legend barwaniye umuziki nyarwanda ahubwo bakajya kuba bazana abantu batamaze imyaka 2 wenda nuko bafite hit imwe cyangwa ebyiri mwebwe hari icyo mu blaming aba event organizers cyangwa ibibazo mufitanye rero twebwe bagiye tubabarira iyi industry kubyumva ariko bikaba ibintu bizakomeza kutugiraho ingaruka kubera ko nanone no mu Rwanda organizers si benshi uri kubyumva organizers si benshi uri kubyumva ntabwo bakunda umuntu bibutsa uburenganzira bw'umuhanzi iyo babwije ukuri biba beef bakaba banagukomanyiriza rero ni nayo mpamvu usanga nk'abahanzi bakuze ni abantu baba bazi ibyo bintu muhamagara babwira ati se wabigize gutya tugakora ibintu bizima gutya na gutya na gutya na gutya uri kubyumva rero ngewe nirinda kuvuga ngo mfitanye nayo ibibazo nkavuga ati ni projet zabo niko baba baziteguye nge nta n'umuntu njya mpamagara ambwira ngo nshyire muri show nta numwe niba uzanabakoresha n'ama interview zababaze nta muntu bose bategura ibitaramo nta muntu ndakompoza telefone yanjye ngo muhamagara mbwira uti muri show ko nabonye uri gutegura show wanshyizemo ngewe nakubwiye sinjya nigura si umpamagaye nkora ibyo nshoboye byose kugira ngo nkore ibintu neza b'abanyarwanda baje kukureba kwishima ni nayo mpamvu uyu munsi mbona mu bitaramo bikomeye no kubera iki hari abantu bashaka kunshyingura mpari urumva hari abantu bashaka kumvikanisha ko ntagikora music ntanabishoboye kubyumva
ariko inshuro zose kubera ko aho nkoze nta kibazo ngirana n'umuntu amasezerano ko twavuganye sometimes nkora n'ibirenze byumva ariko icyo nshyira imbere ngewe ni ugukora ibintu neza nacyo gituma iyo bigeze ahantu bakeneye ibintu byaka bakeneye abantu ba fire burning kuri stage bavuga bati muhamagare Coga Rafiki Coga style bivuze ngo nubwo hari abantu bashobora kuba bashaka kugushyingura bakirengagiza ibyo wakoze ariko hari n'abandi bakirecognizinga nibura kakazi wakoze bakavuga ati nibura abanyarwanda aho bari barakuzirikana abantu bacyumve neza sino kuzirikana kakazi nakoze ahubwo bizeye ko ibyo bagushaka ibyo banshakaho ndi bubitange uri buzukana bikora neza ntabwo ari impuhwe nuko babizeye ko niduhamagara Coga niwe muntu ushobora kubaninga stage mu buryo bwose bushoboka kubyumva naho abantu bose bategura amakonseri hano barabizi muri iki gihugu nta muperformer bamo muri iki gihugu wandusha nta muntu ndusha stage hano uzabaza ushaka wese kubyumva reka duse nk'abavuga kuri icyo kintu cy'abahanzi noneho tuvuga twakita nk'abagezweho kuko uko biri nk'umuntu w'umu expert mu muziki ufite experience y'imyaka myinshi akomaze imyaka ingahe buriya senda nayibuka njye nasohoye indirimbo ya mbere 2005 abantu bakora imibare 2005 bakora imibare n'imyaka igera yenda kugera muri za 20 na cyangwa 20 gutyo 10 na 18 niba mbaze neza okay imyaka yose umaze mu muziki abahanzi bagiye baza basimburana hari abagiye baza bakagusangamo bakazima urimo bakibagirana burundu hakaba n'abandi bashyashya bagiye baza n'ubundi ugihari ariko bikurikirana bucece ugira gutyo gasora n'indirimbo umuziki utarawuteranye ngo ureke uyu munsi ushobora kudukorera urutonde rw'abahanzi ubona basa nk'abari gukora neza mu by'ukuri muri aba legend hari ibyo mwakoze hari ibyo tubagomba twe nk'abantu muri uyu muziki hari abantu ubona bari gukora neza nibura avuga ati nibura barenda kugeza aho twageze biragoye gukora urutonde kubera ko ikintu cyiza gishimishije nuko dufite generation irimo gukora umuziki mwiza kandi abenshi baranabyize barahuguwe so ubona banashyiramo imbaraga bagerageza gucreating ibintu bifite vibe na music yacu urumva ko itangiye gukrika mu bihugu duturanye n'iki urumva kuri icyo ngicyo vraiment ndabashimira cyane kandi nkuko mbivuze biragoye gukora urutonde kuko na benshi n'inshuti zanjye n'abantu tuganira buri munsi rero sinzi uburyo nakora urutonde kubera ko byansaba gufata umwanya wo gutekereza kubera ko nanga gukora urutonde kubera ko hari igihe usanga utashyizemo ariko nka 2-3 kabwira ataba nibura jya walking good utashyizemo nk'umuntu ariko ukaza gutekereza ugasanga uwo muntu yarakwiriye kuba mu rutonde rwawe ariko ejo bundi narimo ndaganira n'amako turi ahantu turi kunywa byeri sinzi ukuntu hagiyemo indirimbo ya Juno kizigenza amako ari ukuntu mako ahita ambwira ngo ngo kandi murumuna wanjye dore sasa ngo nguyu ngo dore sasa uyu nguyu ni uzaririmba urumva ati bizaza so Juno arimo arakora neza kandi mu buryo akora mubona ko bitanga icyizere ko bitazahagarara ariko hari benshi nkawe ba Kenny Soul ba Ish Kevin ba Bushari Ariel Ways Marina bakomeze bakore cyane bizabazageraho bakomeze bakore cyane kandi n'abataragira amahirwe yo kuza ko ndabizi hari benshi bakiri mu studio tutaramenya bakomeze bakore cyane ko ubu biroroshye hari inzira nyinshi zafungutse nubwo hari byinshi tugisaba ko byakosoka muri industry kugira ngo ibyo abahanzi bakora bibabyarira inyungu hari byinshi bikenewe muri iyi game bikenewe muri iyi industry bitarajya ku murongo ariko ko abahanzi barashobora kuba benshi niko n'ijwi ryacu rirushaho kuba rinini n'agaciro k'umuziki karushaho kuzamuka uko bakomeza gukora cyane bashyize hamwe ari na benshi noneho bituma byazamura rwa ruganda rwacu rw'umuziki duhora turwanira n'ubundi rukarwagira ku rwego runaka twifuza ngira ngo reka tunagane ku musozo Rafiki ariko mbere yuko nkurekura mu by'ukuri twagiranye ikiganiro cyiza byatari abantu nizere ko baraza no kugikunda byatari ariko niba wagikunze wa mugani ukabudukurikiye kora subscribe ukore na share abantu bakomeze barebe nyine ibyishimo wagize n'abandi babigire ukomeze do supporting twagenda tuzana n'abandi bahanzi bace kuri table muri the other side show ni kuri the main TV mbere yuko nkurekura Rafiki ngira ngo wagiye uca muri ibintu byinshi cyane hari by'abantu bamenye uyu munsi twagejeje kwibanda
ku muziki ntekereza ko tuzagira na part 2 y'iki kiganiro kugira ngo tuganirize ku buzima busanzwe noneho kuko hari n'ibintu usigaye ukoramo ngira ngo tuze kubikomozaho gato ariko tunasoza abantu bakubonye mu muziki cyane uyu munsi bari kubona muri podcast turi gukora mu bya Don podcast ntekereza ko ibingibi hari ubwo bishobora kuba bibangamira nk'akazi kawe k'umuziki oya ntabwo bibangamira akazi k'umuziki nta nubwo podcast yasimbuye umuziki wawe nta nubwo yasimbuye umuziki cyane cyane ko podcast nta mwanya nsaba wo gutegura ni just ni ibitekerezo byanjye icara na badrama cyangwa se n'umuntu twaba turi kumwe kuri podcast tukaganiriza abantu kuri situation tubona n'uburyo tuzibona akabamo cyane cyane no kwibanda mu kuganira cyane cyane ku bintu bibangamiye industry byumva kuko impamvu nifuje kuba cyane kuri podcast nuko ndifuza gukomeza gutanga umusanzu muri uyu muziki kandi nkuko nabivuze abantu tumazemo imyaka yose ni twebwe dufite ubushobozi bwo kuvugira uru ruganda kuko abandi usanga bafite ubwoba kwanga kwiteranya biki n'ibiki ariko twebwe numva ko twiteguye gufata amahiti yose kugira ngo iyi industry ikire kubyumva rero nababwira ko tuzakomeza kurwana kugira ngo music itere imbere kandi iminota 3 mu ndirimbo ntago biba bihagije kugira ngo ibitekerezo byanjye bibe bitanzwe byose abonye n'iterambere aho rigeze uyu munsi abahanzi benshi bari ku ma podcast niho bavugira kubera ko inyamakuru byabaye corrupted cyane urumva haberaho ama propaganda menshi cyane mashyamba tuyo tuvuga mashyari so you ufite kuko podcast ni personal nka personal media kubyumva ntabwo twe tuganira kuri opinion zacu gusa dusoze tuganire ku musozo ariko mbere yuko nkurekura nyine n'ubundi ndagira ngo mbwire ku kantu gatoya ni nk'isomo ry'ubuzima hari ubufite ibitekerezo byinshi ubufite amasomo wagiye kura mu isi n'ubuzima wagiye ubamo ndagira ngo ufate iminota mike yose yanyuma isigaye kugira ngo tunasoze niwe ugiye kudusoreza iki kiganiro uduhe nk'isomo ry'ubuzima isi yaba yarakwigishije wabaye umuhanzi wabaye icyamamare wanyuze mu bintu byinshi mu masegonda make cyangwa mu munota umwe ushaka kutubwira nk'ikintu isi yakwigishije mbere yuko tunasoza abanyarwanda bagira ikintu bakwigiraho nubwo batakikumva mu muziki cyane nka mbere ariko wangira ngo wanabisobanura cyahari nta hantu wagiye uri muri The Don podcast niba banagushaka banagukurikira aho ngaho kuko uri gutanga ibitekerezo byawe bitandukanye music zanjye zirahari na music ziracyahari watubwira na album na Brotherhood Records hari ukuntu ibintu biri kugenda bijya mu buryo bigera fresh uyu munsi none aka kanya mbere ko dusoza fata umunota umwe uduha inama inama yanjye ndayivuga mu magambo make kubera ko ikintu nabonye muri ubu buzima cyagirira akamaro umuntu uwo ari we wese navuga mu magambo make ntuzatume hari amahirwe agucika kubyumva kuko Imana iguha ikintu cyane cyane nkatwe muri muzika n'ahandi usanga umuhanzi akantu kamujemo akajya ku ruhande agahita karikodinga kuri telefone aba yanga ko kamucika kuko Imana yegura iraza guha kandi ariko si kandi iraguha kandi uri kubyumva so hari igihe ugira opportunity ntubashe kwibyaza umusaruro buri bukoze mistake ikomeye mu buzima twarazikoze urumva uzaregretaho igihe kirekire so igihe cyose amahirwe akuje imbere inshuti yanjye gerageza kuyabyaza umusaruro maximum niba wari unaryamye byuka bijyemo ntibigucike kuko nibigucika ni ibintu uzajya uhora wibuka imyaka yawe yose y'ubuzima. Alright. Arakoze cyane Rafiki banyita TY Cobra ikiganiro ni The Other Side Show. Iyi ngiyi ni The Man TV. Mudusanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kuri YouTube ni The Man TV, kora subscribe, ushyireho on notification kugira ngo ujye ubona notification ikubwira ko ari ikiganiro dushyize aka kanya tubane ukomeze udukunde. Niba wakunze iki kiganiro sharinga n'abantu bawe bose baze barebe kabisa dukomeze turyane isi ubuzima ni butoya byatari Rafiki yivuze amahirwe ntagucike nyine. Banyita TY Cobra.